bataraba abazalendo icyo bakoreshaga cyane ni essence ya kabiri siwe watwise izina ko bagomba kubigaragaza ainsi de suite no ama identité bamwe nk'amakoti bafite umunyamurenge wagiye muri Congo ikintu gifite valeur y'ihene bakagurisha ikazi cyane Congo yasanze umunyamurenge aho yari umunyamurenge kuri none umukongomani point. bakunzi bacu twongeye kubaha ikaze kuri Kivu Connect kuri Mike ni Henry the Connector. Hanyuma uyu munsi twatembereye Buruseli, twagize amahirwe yo kuja muri press conference ivuga ku karengane abanyamurenge abatutsi n'abahema bakorerwa iwacu muri Est ya Congo. Hanyuma mu ba intervenant twagize amahirwe yo guhura na umwe mu ba intervenant Prof Felix Ndahinda, twagira ngo tuganire mawili matatu nkuko abaswahili babivuga. Reka tubanze tumuhe ikaze Prof, ikaze cyane. Akoze kunyagira hano. Hanyuma banza wibwire abadukurikiye kugira ngo bamenye Prof Felix Ndahinda ni muntu. Kwibwira mu muco cyangwa muri rusange? Oya, mu bisanzwe. None twa Felix Ndahinda ntuye mu Buholandi. Nkora umushakashatsi mu by'amategeko. N'umwarimu muri za kaminuza. Nkaba nkora cyane cyane ku by'amategeko ariko n'imibanire y'abantu n'ibijyanye n'intambara ndetse n'ubutabera. Ibintu mazemo imyaka myinshi cyane irenga igana kuri hafi 20 nkoraho. Cyane. Akabazo k'amatsiko Prof, wavukiye he mu duce tw'iwacu? Navukiye mu Bibangwa. Bibangwa mu Cyarurambo. Bitaga Kundondo mugari bane Kundondo nayo deja ugiye muri semantique so ni Bibangwa mu Cyarurambo. Ubwo rero abanyabibangwa bose tubone akanya kubasuhuza. Yaratsenyutse Gamaima yarayisenye ubutana bagihari. Harabayituyemo mu mutima. Yego niko bimeze. Hanyuma twihuse kuri topic y'uno munsi. Wabashije kwintervenamo cyane persistance ya discours de haine. Tubihuje n'ubushakashatsi wakoze. Niki wakuyemo? Ibi bintu biva he? Niki umuntu yakumva kuri ubwo bushakashatsi wakoze ku discours de haine? Nuwayo yabyo ni akenshi discours de haine ishingiye nuko gari ijambo ry'amahanga ariko discours de haine ijanye n'ibintu ishingiye cyane ireme ryayo bari mu rwango. Kuko kugira ngo kuko discours de haine nicyo wakwita mu tugenekereje mu rurimi rwacu ni imvugo y'urwango. So iyo ukoresha imvugo y'urwango hanyuma ntiwanga umuntu gusa ariko ukanga abantu muri rusange abari umurara ubwoko n'ubu, iyo ni discours y'urwango. Ibyo ni ibintu biri henshi ku isi ariko cyane cyane twe ni ibintu tumaze ubu ngubu zariyongereye ndetse mu bintu by'ama social media, ariko cyane cyane twe ni ikibazo tumaranye imyaka myinshi nk'abanyamurenge bafite identité yiforumye muri Congo. Ndakubwira abantu abanyamurenge ntibabaho Congo itariho. Abanyamurenge bavuye ahantu henshi ibihugu byinshi bagera muri Congo baba abanyamurenge. Congo niyo yagize abanyamurenge kuyiho Congo umunyamurenge ntabaho. Ariko malgré iyo fact ni amafe, hari abandi banyekongo bumva ko abanyamurenge atari abakongomani, ni abatutsi kandi nda mututsi wa Congo. Abatutsi ni abanyarwanda, abanyamahanga bagomba gusubizwa iwabo. Tamara n'izima imyaka 30 irenga ndetse zatangiye mbere y'izi ntambara z'ubu ishingiye kuri iryo hame. Kuvuga ngo abanyamurenge ntabwo ari abaha, ntabwo ari afite abazalendo. Ijambo abazalendo mu kubyumva nabi bakabyumva igice. Muzalendo ni kavukire w'ahantu, autochtone mu yandi magambo. Autochtone muzalendo ni umuntu ukunda igihugu uko rikoreshwa ubu, ariko muzalendo kandi mu Kiswahili urebye na dictionnaire je nagiye muri kamusi teule bakusobanurira ibisobanuro byayo byombi. Mu kavukire ari ukunda igihugu ariko nanone lisansi kaba ari kavukire. So wazalendo basically biravuga ngo niyo bakoresha ngo nabakunze igihugu barwanira igihugu, ariko sansi yabo ariko bakina na mayimayi bataraba wazalendo icyo bakoreshaga cyane ni ya sansi ya kabiri yo kuvuga ngo
twe turi abanyagihugu bariya bandi turwanya ntabwo ari abanyagihugu niyo mpamvu par exemple abantu batakwira bigeze kuza bavuga ngo abanyamurenge turavukana turaturanye bazakubwira ngo si n'abanyamurenge ni banyarwanda iyo bavuze babise rero abanyarwanda bagomba kubana abanyamahanga so disikuru y'urwango rero ishingiye kuri iyo ahanini cyane ndetse muri context yacu ishingiye kuvuga ngo abantu tuzabaha bagomba kuja iwabo ntabwo twabana nabo ntabwo twakorana nabo ntabwo kubana nabo bishoboka ukomeje kuri icyo ngicyo cy'uko abanyamurenge ari Kongo yabagizeho rinibutse ijambo Perezida Kisegeti yavugiye mu Bwongereza aravuga ngo abanyamurenge ngo n'abakongomani benshi bakaba baritekereza ko ntacyo ryatumariye nta nicyo rwose ryakemuye ati ahubwo birashobora kuba ryaranadusetinze ku mvugo z'urwango n'ubwicanyi kuko mu buryo bwa politike ntacyo ryari rije kumara si wowe watugize abakongomani si we watwise izina nta n'icyo rwose yakagombye kuba yabikoraho ibyo bintu byumvute icyo nabwira wenda abantu muri community nzi ko na au niveau interne hari ibiganiro byinshi no kutumvika ikibazo kimwe ariko nzi ko peu importe nuko abantu batumvikana majorité y'abanyamurenge bazi ko ndetse niyo bakumva ibintu mu buryo butandukanye politike bazi ko n'abakongomani bose ni kavukire ya Kongo yabasanzeho si basanze bagiye nta munyamurenge wagiye muri Kongo yasanze umunyamurenge aho yari kuko icyo gihe ibyo bivuze aho bari bitwa gukunda ndetse muza mumenya ko n'izina Kongo ri applicable ku nyanja ya Atlantique iryo zina rero ryagize igihugu cyose rigera est ariko aho bari nta na rimwe mbere y'abakoroni muri Bakongo exactement nta na rimwe mbere y'abakoroni icyo gihugu kigeze cyitwa Kongo hagiye ibushi cyangwa ibubembe kigeze yitwa Kongo cyangwa mu misozi ya ruguru yiganjemo abanyamurenge so kuba rero abanyamurenge bose barabyemera ko Kongo yabasanzeho kandi arabakongomani ariko icyo Kisekedi yavuze utilité yayo gusa kwari kuvuga ngo birakuraho ababirwanya ku iyo realite atari ukuri icyo gihe abenshi barabishimye ndetse natwe twarabishimye abo benshi bo barabiyobewe ko bari babiyobewe ko abanyamurenge oya ubimenyaga ko hari ikintu gishobora kuba realite ariko akaba kuri none umuntu asigaye amahimba ngo iyi ntabwo ari telefone iyi ni imodoka kandi akamaba abantu kuko amaba abantu igihumbi bavuga ngo iyi ni imodoka so kuba haba umuntu wa firma realite igihe cyose birafasha kuba perezida w'igihugu yagendaga cyane ko hari benshi bamubanjirije bashobora gukora iyo statement kuba yabivuga nta kibazo cyari kirimo ariko nuko ndetse no mu buryo yabivuze naho deja ariko atangira icyo gihe kera tangira no gushiraga condition ngo ariko bagomba kubigaragaza ainsi de suite no umunyamurenge kuri none yobo n'umukongomani point yagambanira igihugu yakujika zose z'ibihugu byose ku isi n'umukongomani icyo nicyo yabihanirwa kuwakoze ibyaha ariko ta condition ntabwo abwo umukongomani ariko yabihanirwa hanyuma umunyamurenge kimwe n'ibindi byose yakwihakana none ko atari umukongomani yafashe nationalité y'ahandi n'uburenganzira bwe ariko collectivement umunyamurenge n'umukongomani ariko ta conditionnalité tarindi so icyo gihe byari bifite benefit ariko nuko byagiye bi exploit kundi ndetse no muri politique bigenda bikinishwa mu mode bitandukanye urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro ariko impamvu icyo ni ikibazo nari ngiye gusubizaho nari ngiye gukurikizaho ako kantu kandi yarengejeho ngo bagomba kubigaragaza yashatse kuvuga kuko turebye muri leta Ruberwa yabaye vice president Nyarugaba yari ari muri Sena yabaye umudepite yakoze mu nshingano zitandukanye mu gisirikare aba ba General Masunzu n'abandi bose bari mu gisirikare n'abamarihemu General Makanika bose yabasanze mu guverinoma yiwe yabasanzemo bapfa buri munsi ku rugamba ikintu yashatse kuvugaho ni ya en fait muri politique gari cyo bita communication politique nuko yarkwabwira à l'époque yarikwaganira na diaspora za Kongo ziganjemo mouvement yari izwi cyane muri kiriya gihe yitwa abakombata ko niba unarebye video y'icyo gihe yabivuze baramije induru basa n'abamwamagana so iyo uri muri iyo environnement hostile aussi hari communication haba abantu so hariya yari kwaborda muri sense yabo bamurwanya ababwira ko somehow ashiriha iyo condition ari byo bikomeza gukora muri politique ntabwo ukorana na Bitakwira ngo mubabaliye tuzi politique za Bitakwira udafite icyuha Bitakwira
ico gihe c'est exactement la même ivyo ari bitakwira kuri none iyo leta ni navyo yakoze kiya gihe avuga ngo turi n'abakongomani ariko ntabwo wavuga ngo Mukasaye ni umukongomani ariko Mufurero ni umukongomani ariko ari nayo mpamvu biri important iyo ureba amadinamike y'ama conflit umunyamurenge wose uzavuga ngo nkizo no kubona abantu bavuga nabi ngo abafurero saba abakongomani cyangwa tuzaba mu gihugu kitarimo abafurero ngo tuje mutago tuzumvikana nabo ko tuzaba dufitanye conflit Kongo ni ya bose abo Kongo yahasanze amapolitiki agomba kujaho n'ababesha hamwe ariko nta munsi n'umwe umufurero nabo n'abarimba mayimayi babiroze bishambuke n'abakongomani bakagombye guhanwa n'amategeko ko n'abakongomani or twe bazashira iyo conditionalité somehow wari uko umunyamurenge agomba kwitwara kugira ngo agaragaze ko ari umukongomani ibyo ntibakagombye kuba kandi bikabeho n'ubishigira wese abari mu buyo reka tugaruke inyuma gatoya muri academia uri umushakashatsi ukora kuri ibi bintu bikorerwa bene wacu by'akarengane hariho abantu bake nabo babikora nk'uko kwawe kandi turabashimiye ariko imbaga nyamwinshi y'abantu bize abo twita mu Nyamurenge ngo abasomye ntabwo babikora usanga baje mu bintu rwose ubona nkaho ari secondaire bitakagombye kuba priority abo bantu wababwira iki uretse gushaka mu by'amategeko nkunda kwiga ku bintu bijanye n'ama-identité nabyo nabamaze kubyandikaho ibintu byinshi identité ni ikintu complexe ntabwo promote ibintu by'ama-identité kandi je maze kumva muri iyi minsi tugendana n'ama-identité menshi ama-identité bamwe nk'amakoti bafite ibintu byinshi cyane ushobora kuba hano mu Bubiligi ukaba waranyuze i Rwanda ukaba umunyarwanda ko wamaze imyaka 10 mbere yo kuja mu Bubiligi mbere yaho wari umukongomani imyaka yawe yose ibyo ni ama-realite y'amoko menshi kuri iyi si y'Imana dutuyeho ubu hari Ababiligi batuye hano b'Abanyamerika kavukire c'est de suite so ni bisanzwe ariko identité iri important tunono natwe turi n'uruhu rwacu n'ibiki ushobora kuvuga ngo je nabaye mu Bubiligi nta kindi nshaka kubaho ariko uzahura n'umubiri ureba uruhu rwawe akubwira ngo se uri kavukire ya hehe ni mu Bubiligi atariko mbere ko mu Bubiligi wari wiki ushobora kwanga identité ariko abandi bakakwibutsa ko iyo identité bifite so ariyo mpamvu siko abantu bose bakwandika siko abantu bose bakora kuri ibyo ariko inzira ya mbere abantu bagomba kwiyakira muri identité yabo bavukire yabo sindi nationaliste ku ma identité ni uburenganzira bwose umuntu udashaka ko umunyamurenge rwose ari umunyamurenge ariko kavukire yayo nemera ko ari uburenganzira bwe so kandi nzi ko abenshi atari uko bazuba nemera ko ari uburenganzira bwe kandi nanamurespektiye ari rwose ntabwo namwanga ariko ndakubwira gusa abantu ko iyo wirebye style uzi realite y'ama-identité ku isi uriyakira wavuze wese ntawe bishobazise ukabiba ndetse ukaba n'ibindi byinshi ushobora kuba hejuru y'icyo hanyuma ukamenya n'uburyo uharanira kubana nabyo kubana n'iyo identité uburyo bumwe rero ni gutanga contribution mu kubaka iyo identité mu buryo bwose ushoboye imbaraga zawe ubwenge bwawe bose no gutanga contribution mu gihe iyo identité ihuye n'ibibazo cyane cyane ku bijyanye na solidarité iyo ni ya concept Afrique twavutse turi les animaux sociaux nta muntu ntabwo basona basokuru na basowanyu bicwa wowe ngo uvuge ngo je ndi mu mahoro ufite indi identité ngo je ndi umubirige kuri none niyo ari ba data wacu bari mu minani ibyo si kinyafurika cyitwa individualisme bibaho ariko si kinyafurika ariko kubijyanye cyane no kwandika ugarasubije mu ntera zitandukanye bijyanye no kwandika ababishoboye ni ngombwa cyane turi mu isi na tradition yacu akenshi ni ukuvuga ariko turi mu isi yuko ibyanditse biruta ibivugwa kuva kera n'abaratini bamaze imyaka 2000 biganiye bavugaga kiro baravuga ngo ibyandiko biragumaho naho amagambo avugwa araguruka so kwandika ni ngombwa cyane icyo uvuze twitwe ngo turanavugaga turi très émotionnel turashaka kuvuga ikintu cyihuta utafasha kwandika icyiza cyo kwandika ufata umwanya wo gutekereza icyo wandika ukakinonosora ukakiyungurura cyane mu bushakashatsi ntabwo napfa kuvuga ibihuha iyo ikintu ari igihuha ntarakibonera gihamya sinshobora kucyandika ariko iyo mbonye igifatika nakivuga bifata kuyungurura bamwe yigeze kuvugaho dore ko bene wanje nkunda kubivuga sinza ndata occasion ndumuturika mese hafi 99% muri abaporo
mugabo yigeze kuvuga ngo kubera iyo culture so ubuporo Nyamurenge ntabwo ari gusa idini ni na culture cyageze abiba culture dominante ko tuje ni mu mabintu ahandi yaravuze ngo mugira icyo bita ibyo muzamwita umuka yarabyise ngo ni emotion religieuse benshi bakoreshwa na emotion religieuse naje ndavuga kuri niko naje nsi de suite ibyo bintu ndi très critique wabyo ntaco bintwaye kuja kuri video nkabivuga nemera Imana ndayubaha n'ababirimo n'abayikorera ariko kunonosora icyo uvuga ukamenya uko ukivuga naho ukivuga n'uburyo ukivuga ntawe usitaza yaba mu bacu yaba mu babandi moko très important iyo ni mpamvu y'ubushakashatsi ari nacyo ubushakashatsi buha discipline yo kumenya icyo uvuga no kumenya icyo uvuga ariko ukanabwira n'abandi cyane cyane bafata umwanya wo gutekereza ku cyo uvuga reka nkubaze ikindi kibazo kijanye n'ubundi n'uburezi cyangwa kwiga twebwe abari muri diaspora atari hano yonyine ya Europe yo muri Amerika Canada na Australia urubyiruko rwacu rurashinjwa cyane kuba rudashira amashuri imbere rugashira ifaranga imbere abandi ndetse ntibanazikora izo faranga bakaje mu biyobyabwenge ugasanga abantu benshi nk'abatekereza community yacu irashobora kugira future itari nziza kubera yuko abo bana bataha bakurikira umurongo warukenewe abo bantu nihe message wababwira urakoze mu cyambere sinzi wenda reality kungana n'ama statistique n'ibiki ndabizi ko iyo ari une certaine réalité ariko nanone je komeza umutima nuko de plus en plus ko ngenda ahantu ko mpura n'abantu sanga rimwe na rimwe hamwe ko biragenda bihinduka ko ragenda haboneka benshi biga bagira fait mu société yose ta société nzigizwe n'aba PhD n'aba masters bose n'ibiki hari abantu rwose nemera ko gukorera ifaranga ari très important si ko turi community Kenya kuri none ndetse igenda ikeneshwa buri munsi n'intambara twahuye nazo cyangwa mwavuga kare zamazwe so kuba wakorera amafaranga rwose ukagira ubuzima bwawe neza d'abord personnellement bwawe ngutse n'imiryango yawe ndetse na community muri general ndetse n'ibihugu naho utuye n'agaciro kenshi cyane kandi nibyo kwankuraje ariko gushaka kumenya ubwenge no kumenya no kubona nzita amashuri si ngombwa mu bantu babwira abantu benshi iyo mutabwiye ngo arashaka gukora PhD n'ibiki ndabwira ngo urayikeneye bikenereye iki ushaka kuba academic ubushakashatsi mwarimu arabumva ko ari prestige n'ibiki uwo ndamubwira byaba byiza utayikoze niba ari prestige ushaka kuzitwa Dr Nyanaka niko ndwana n'abantu banyita n'iryo zina nitwa Felix Ndahinda ibyo bitekereza imbikeneye na kose ariko cyangwa ngo nicyo bikoresha bakumpa tukampamagara rwose Dr ndanarushaka ndabivuga ko n'ukuri usagite Felix nitufura Ndahinda cyangwa kuba ari bansikera banyita ariko cyangwa uzamenya ko ndi Dr ntuzamenya akamaro k'akazi nkora so ikibazo si titre si amashuri ni ubumenyi ka tools zo kumenya icyo ugira wakora ubuzima bwawe usi ubuzima bwa community en general abo barakenewe pe baracari bake ndabyemera ngenda bankuraje ko ngenda mbona de plus en plus basukawe n'abandi bagenda baja mu malena atandukanye muri media n'ibindi byose bisaho ariko turacyafite abantu bake koko bari active mu kwandika si kwandika amateka kwandika ibihari mu buryo buri bukoresha amatools ya none birenga amarangamutima reka so abo message yabo rwose no kugira ngo dukeneye abakora ibindi byose ariko dukeneye abantu bahagije bashaka ubumenyi bagakora ibiryo mu buryo professionnel bwahisigeze n'utaha tuzagira gukora ibyogajuru n'ibindi byose tugana ku musozo nagira ngo nkubaze ikibazo kijanye na community yacu ubu turi mu bibazo bisaba ko tusenyera umugozi umwe ariko hari ibibazo bimaze iminsi muri community abantu baryana batumva ibintu kimwe ndetse hakaboneka parti imwe isa n'igaragara rwose kumugaragara kushigikira utwica nayo madiskuru dehene twagiye tuvuga ugasanga amwe karava mu Banyamurenge abo bantu ubona babiterwa n'iki cyangwa n'iki wababwira nk'umushakashatsi uburyo ndebe iki kibazo rwose kutumva ibintu kimwe ni bisanzwe mu buzima kandi nta community irenza abantu bangahe nari nabona idafite kutumva ibintu kimwe zaba mu buryo politique zaba mu buryo social yewe na ruguru tukiri hasaga na paradizo kuko habaga ibibazo bike bishoboka imanza zahoraho hagati kandi nyinshi zakunda kuba hagati y'abavukanye
zo ni ibisanzwe ariko kugeza amenye ubwenge rwose sinavuye ruguru taka nakwibuka niyo ntangana na ba data bagihari n'umunyamurenge wageze aho aja kwicisha uwundi mu butegetsi, kwicisha littéralement kubera inyungu ze personnel. Baburanye baje ibwami muka n'ibiki ariko bikira ndetse rimwe ari agahayo abagaza baburana rwose ikintu gifite valeur y'ihene bakagurisha ikazi cyane bageze mu buyobozi ariko ari agahayo kabiwacu ariko bidafite rwose ntafite intention yo kwica cyangwa kwishisha undi. Aho twageze muri afite cyagihe wabivuze neza cyane muri kera ni umushakashatsi witwa Jacques de Pelchin titre y'igitabo cye gifata Frère Behosi n'Ubembe ndetse na kuri territoire ya Uvira Complina twandikaho muri za 70 yakise muri c'était société précapitaliste yasinze nzi navukiyemo muri société kiri semi précapitaliste yaretangiye kuba capitaliste ariko semi précapitaliste yo kwigenda no capitalisme ni ibintu byose ni inyungu amafaranga ni akaba ari ishirwa imbere or sinavutse niyo ntakuri mukuru cyane nabonye amatroka gikoreshwa iyo bavuga gusaba umunyu yari ama village yacu ari ibintu très normal kumuha inyama imboga ainsi de suite narabibonye ntari umusaza iriya yari société plus ou moins précapitaliste niyo capitalisme ariko igenda ubu tugeze rwose hari umuntu utungwa kuri none akishurwa nuko akazi ke ka buri munsi nuko kugurisha undi munyamurenge quelque part. Ibyo ni phénomène malheureusement inévitable mu buzima bw'abantu ariko c'est dommage ko tugeze aho tugira abantu bameze gutyo. So musubije mu buryo burebure bwo hejuru yuko nanga gutungana intoke ariko tuzi ko amacakubiri ari inévitable kutumva ibintu kimwe ni inévitable ariko kera kose abanyamurenge aho babaye barebaga intérêt supérieur kuruta intérêt personnel. So umuntu ushaka akazi quelque part kugira ngo agurishe abanyamurenge abone inyungu ze cyangwa agire position cyangwa bugire position niyi uwo hari ubunyamurenge bwe bugabanuka ariko reka ngiriwe ibyo ngibyo nemera ko nta munyamurenge urusha undi ubunyamurenge. Ushobora kuba muri umuna wanje wa data cyangwa wa data wacu tukumva complètement ibintu bitari kimwe uzaguma umunyamurenge umunyamurenge sinzagukurusha kubera position yawe cyangwa ubundushe ariko iyo ubunyamurenge nari mvuze aho ni umuco nzi w'abanyamurenge kandi bakuriye mu bibangona uwo muco ndawuzi taramye mu bitaramo bya data banywa kanyanga babyina haya zimwe mu ndirimbo ndacyazibuka umuco mbaziho umuntu uzaje kwamiza hariya haruguru hagira ngo ni umunyamurenge hari cyazabo azahabura muri essence y'ubunyamurenge kuba umunyamurenge kuba umunyamurenge hari paquet y'amavaleur kandi amavaleur amenshi ni ibintu collectif bihuza abantu plutôt que bigira umuntu ku giti cye. Umunyamurenge avant tout c'est un être collectif ce n'est pas un individu. So kuzamuka ukaba waguruka ubigeje ku bintu ariko uhagendera hejuru y'imibiri y'abanyamurenge ibyo bintu biteye ubwoba bizakagombye kubaho kandi en principe turebye ba sogokuru cyane ba sogokuru twivuga kugeza so tuvuga ama genealogie ya ku 10 amenshi bavyumvishe ko ivyo bizabibandagira ngo bazutse bakabona ko bizabibakundibwira ko basaba gusubirayo kuko bavuga ngo Yesu umuco wacu aba tubazi. Voilà. Urakoze cyane kuri ikibazo cya nyuma ubu communauté yacu abatutsi muri rusange ndetse n'abahema barimo baraca mu bihe bigoye kandi iyi press conference nicyo yari igamije gushira ku mugaragaro no gukomeza kurwanya akarengane. Ni iyihe message d'espoir ushobora kubwira abantu barimo baca muri ibi bibazo kugeza ubu? Tafira gushira uvuye inama communauté ahuye n'ibibazo ndetse majorité cyane abanyamurenge ndetse n'abatutsi bo muri Kivu realite bangajwe usanga majorité yarangajwe ku banyamurenge ubu n'ama pourcentage yo hejuru tuzi ko ni bake cyane singombwa amafigure basigaye kuri gakondo ariko cyambere tuzapfa ngo dushire cyane ko turi henshi cyakabiri aba justement ko kwangara ni ibyago byinshi ariko nanone aho abantu bagiye barahaha
bakamenya ndetse bakunguka n'ubundi buryo bushoboka bwo kumenya uburyo bwo gukomeza gushaka inzira zo kubaho. So icyo nababwira ni uko ibibazo birahari, tuko bari kuri terrain iteka ryose umutima uhora ubatekereza, kuko bo hari abakirara hanze, hari abakirara ku musozi, hari abakiri mu byago bidasanzwe bya buri munsi bya buri saha. Ariko abakongomani nibo bakunda kuvuga ngo mu ndirimbo zabo ngo ça importe peu igihe ijoro rizamara, zagera igihe umunsi ongere uboneke. So singiye kwigisha, sindi umupasiteri ariko nanjye ngira dukoresheje n'ubwenge turibwira ko bwaki muntu ariko n'imizerere nayo ijoro rizageraho rice amanywa aboneke, kuko Kongo ntabwo yizahora mu byose iteka ryose. Hari n'ahandi hanyuze muzago bisa naho ndetse rimwe na rimwe bibiruta, ariko zagiye bigerageza kubona inzira zo kuva muri uwo mwobo. Yego, hari akabazo ka nyuma nari nibagiwe. Uyu munsi wa none nako nyine sinongera rwose. Uyu munsi wa none kuko nari mvuze wari ugamije kurwanya akarengane kugashyira ku mugaragaro nka discours de haine tusa n'amaviolence yagiye aba birimo birakorerwa hano, uyu munsi byakorewe hano. Noneho tukibaza tese ibi bintu birimo birakontribuye iki, hanyuma bigejeje he ugereranije n'ikibazo dufite gushaka umuti, mbese gupressinga kugira ngo umuti uboneke, kuko cyane urebye bitangira muri izi mvugo z'urwango, hanyuma bikaza kubastinga mu bindi by'ubwicanyi no gutwika n'ibiki byose. Ibibazo dufite biri très complexe, nicyo gisubizo naguha. Bisaba inzira igihumbi zo kubikemura. Hari ibibazo biri politike, biri sociale, biri économique, biri humanitaire, biri individuel, collectif, ainsi de suite. Bisaba inzira ibihumbi ndetse n'abacteurs ibihumbi kubikemura. So ntabwo press conference Bruxelles yabikemura cyangwa yarimwe cyangwa ibereye ahandi. Icyangombwa gusa twakangurira abantu nuko arona bivuze mbere muri pano twari turimo, tumaze kuri Afrika, abanyafrika benshi bamaze kumva ko nta muntu uzategereza amasolution ku bandi. Akarengane kabaho, ariko inzira ya mbere yo kwirenganura umuntu utangira ufata hiwe agatanga ice kwenda ibyo abandi bikaza bimusanga. So hakomba buri wese ahari mu buryo ashoboye akeneye kuza akora he contribution yo ubwitange bwe umwanya n'ubundi buryo bwose bwo kugira ngo abe washaka umuti wo gukemura, kandi uburyo bwo kwikemura kugerageza gushaka inzira zose ko abantu babaho, gushaka inzira yo kubesha hamwe abakongomani n'abandi, ndetse n'akarere, ndetse n'amoko n'ibibazo bifite y'amoko, ndetse kwa mokore ibintu biba inventé, kimwe n'ikindi byose biba inventé wabivugurura. So ibyo ni ibintu abantu buri wese ahari mu ngeri ye, umwanya we yakagombye rwose kuzayumva ko ari umutwaro ugomba kugira mu ruhare. Ibi birakontribuye muri urwo ruhare, ni ngombwa cyane, n'intambwe ya ngombwa, kuko kutabiko ikintu cyose ukora ni kiri ngombwa. Hari abantu babona ibi, hari abantu aho bavuye baja gutanga ayo makuru n'ayo mu binyamakuru zabo de suite, ariko iyi ni umutonyi mu nyanja bigomba gukorwa, kandi buri wese agiye akora uwo mutonyi igihe bibyara ikiziba, ikiziba kikaba kikageraho kibyara inyanja. Alright, reka tugushimire umwanya mwaduhaye rwose, ikiganiro cyari cyiza nubwo ibibazo ari byinshi, ariko reka turekera aha. Turabashimiye kandi turizera ko nitubakena n'ubutaha muzaduha umwanya. Urakoze cyane ku mwanya wawe, komeza akazi keza ko kwinforma abantu.